Gubwa neza nshuti muvandimwe dukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho bya buri munsi, umutekano, politiki na diplomasi. Ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Mbere y'uko tunyarukira mu makuru yacu arambuye, reka tubanze turebere hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu. Njyewe ugiye kuyakugezaho nitwa Irebe Aisha. Ikaze rero. Mu ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka muri aya makuru yacu, turanyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bita i Masisi, aho abatuye muri Nturo bagaragaje uruhare rw'ingabo z'u Burundi mu gitero batwikiwemo amazu. Abatuye mu mudugudu wa Nturo muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaje ko ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagize uruhare rukomeye mu gitero batwikiwemo amazu. Mu Kwakira 2023 imitwe yitwaje intwaro irimo iyo muri Nyarutura, Mayimayi, FDLR yatwitse inzu zigera kuri 300 zo mu mudugudu wa Nturo zirakongoka. Abaturage baho baziraga ko baba bafitanye isano n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Umuyobozi w'abarwanyi ba M23 General Sultan Makenga aherutse gusobanurira RNDST wabaye senateri w'Ububiligi ko izo nzu muri Nturo zatwitswe kubera umudugudu wari wiganjemo abanyekongo b'abatutsi bafite urwango rukomeye n'iyi mitwe. Yagize ati ubwawe wiboneye uburyo umudugudu wa Nturo watwitswe ugakongoka kubera ko wari utuwe n'abiganjemo abatutsi. Tugomba gutsinda ingengabitekerezo n'urwango rushingiye ku moko tugashyira imbere ubwiyunge. Mu kiganiro na Conspiracy Tracker Greater Like, niyo mugabo Gishaja utuye muri Nturo yasobanuye ko mbere y'uko M23 ifata uyu mudugudu ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwa Yase, Nyarutura, Mayimayi, Wazalendo byari byamaze kubakiza. Niyo mugabo yavuze ko mu bihe byabanje Nturo yaterwaga n'iyi mitwe yitwaje intwaro, abaturage babo bagahungira ku ngabo z'u Burundi zari ku munara wa Gicwa kuko bizeraga ko ariyo makiriro yabo, aho kubatabara zikabirukana zikababwira ko ahubwo ziri kumwe na FDLR. Yagize ati baje areyase bagera kuri Petit Masisi bahashyira ikigo cya gisirikare bazamuka kuri anteni yo muri Gicwa ibaho ikigo cya gisirikare cyo kurinda abaturage. Tuza guterwa hano muri Nturo tubahungiraho, baravuga bati ntacyo twabamarira ahubwo ababarwanya ni FDLR turi kumwe. Tishime yasobanuye ko buri uko iyi mitwe yateraga Nturo bahungiraga ku ngabo z'u Burundi ariko zikababwira ko zitabashaka, umunsi umwe zibabwira ko bagomba gusanga abo bise basaza babo. Niyo mugabo yasobanuye ko ibitero bya mbere byarangiye kandi ko byiciwemo abaturage benshi babuze ababatabara. Hakurikiraho ikindi gikomeye cyari kigamije gutwika umudugudu wose no gutsemba abawutuyemo. Tuyishime yatangaje ko yarwanye n'umusirikare w'Umurundi ubwo yamwirukanaga, ariko we akabyanga kuko yabonaga nta handi ashobora guhungira ku buryo ubuzima bwe bwarokoka. Niyo mugabo yasobanuye ko mu gitero cyo kubatwikira inzu benshi bo mu mudugudu wa Nturo bahungiye mu gace ka Bwiza kandi ko imitungo yabo yose yahiye kuko ntawashoboye kuyihungana yaba matera cyangwa se ikiyiko. Yagize ati nari mfite inka 40, ihene 15, ibyo byose byamburiye mu maso, ibyo mu nzu bitarimo. Nari nubase mfite ibintu mu nzu, ibyangombwa byose birimo, ariko nta na kimwe nigeze mvana mu nzu. Nahunganye abana banjye, umwe ku mugongo, undi ku mugongo wa nyina, undi mushyira mu kuboko, undi mushyira imbere arigenza.